Ese wigeze wibaza uko kofi yaba ingirakamaro ku buzima bwawe? Uyu munsi turakwereka uburyo kofi itanga imbaraga, ikarinda indwara, ariko nanone ikaba ifite ibibi byayo. Ntimucikwe rero kuko mu minota mike turabagezaho ibanga ry'iki kinyobwa gikunzwe n'abantu benshi ku isi. Reka dutangire. Reka turebe akamaro ka kofi ku buzima bwacu. Kofi ni ikinyobwa kizwiho kongerera ubwonko ubushobozi. Ibi biterwa ahanini na kafeyine. Kafeyine ni ikinyabutabire cy'umwimerere kiva muri kofi, kigira ubushobozi bwo gukangura ubwonko, kikanatuma umuntu yumva atananiwe. Ubushakashatsi bwagaragaje ko kafeyine ifasha kongera umuvuduko w'ubwonko, bikaba byiza cyane cyane ku banyeshuri, abakozi n'abantu bose bakenera gukora igihe kirekire. Kugira ngo ikugirire akamaro mu gukangura ubwonko, ugomba kuyinywa mu gitondo cyangwa mu masaha y'akazi kugira ngo ugire umusaruro. Icya kabiri ni uko ifasha kurwanya indwara. Kofi ni imwe mu binyobwa byakomeje kugaragaza akamaro gakomeye mu kurwanya indwara nyinshi. Reka turebe zimwe muri zo. Ifasha kurwanya diyabete y'ubwoko bwa kabiri. Ubushakashatsi bwerekanye ko kofi ishobora kugabanya ibyago byo kurwara iyi ndwara. Ifasha kongera umusaruro wa insulin, ariwo ufasha kugabanya isukari mu maraso. Ugomba rero kunywa kofi nka 2 cyangwa 3 ku munsi, ariko ukagerageza kudashyiramo isukari nyinshi kuko kofi irimo isukari nyinshi ishobora gutera ibindi bibazo. Ifasha ndetse no kurwanya kanseri. Ifasha gukumira kanseri zimwe na zimwe nk'iy'umwijima. Irinda ingirabuzima z'umubiri kwangizwa, bigatuma ibyago byo kurwara kanseri bigabanyuka. Ifasha ndetse no kwirinda indwara z'umutima. Ituma imitsi y'amaraso irushaho gukora neza kandi ikagabanya umuvuduko ukabije w'amaraso. Ubushakashatsi bwerekanye ko kunywa kofi mu rugero bigabanya ibyago byo kurwara indwara z'umutima. Akandi kamaro ka kofi ni uko ifasha mu mikorere ya buri munsi. Kunywa kofi bifasha abantu benshi mu mirimo yabo ya buri munsi. Reka tubisobanukirwe. Kofi ifasha gukangura umubiri mu masaha y'umunaniro. Ni ingenzi cyane ku bakora imyitozo ngororamubiri kuko yongera imbaraga z'umubiri. Abantu bakora amasaha y'ijoro ndetse nabo bashobora kwifashisha kofi kugira ngo bagumane ubushake bwo gukora. Reka noneho turebe ingaruka zo kunywa kofi nyinshi. Nubwo kofi ari nziza, kunywa nyinshi bishobora kugira ingaruka mbi. Dore bimwe mu bibazo bishobora guterwa no kunywa kofi nyinshi. Icya mbere ni uko ituma umuvuduko w'amaraso uzamuka. Kofi irimo kafeyine ishobora kuzamura umuvuduko w'amaraso mu gihe cy'amasaha make nyuma yo kuyinywa. Ku bantu basanzwe bafite ikibazo cy'umutima cyangwa cy'umuvuduko mwinshi w'amaraso, kunywa kofi nyinshi bishobora kongera ibyago byo kugira ibibazo bikomeye by'umutima. Imibiri y'abantu bamwe ntishobora kwihanganira kafeyine, bigatuma bagira umutima utera cyane kandi bakumva bafite n'umunaniro mwinshi. Ugomba rero kunywa kofi mu rugero cyangwa se ukayihindura, ukanywa kofi itarimo kafeyine nyinshi. Icya kabiri ni uko ituma ubwonko bukora cyane, bityo bigatuma udasinzira bihagije. Kafeyine iba muri kofi itera gukanguka k'ubwonko. Ubwo rero kuyinywa mu masaha ya nimugoroba cyangwa nijoro bishobora kukubuza gusinzira neza. Kudasinzira neza cyangwa kudasinzira bihagije bitera umubiri kunanirwa, bigatera umunaniro ukabije. Ubwo rero bikagabanya ubudahangarwa n'ibibazo by'ubwonko bikiyongera. Mu gihe udakeneye kwifashisha kofi mu gukangura ubwonko ufite akazi kenshi, ugomba kugerageza kuyinywa mu masaha ya mu gitondo cyangwa mbere ya saa sita. Icya gatatu ni uko ishobora gutera impinduka ku gifu cyangwa se igatera ibibazo by'igifu. Kofi ishobora kongera aside mu gifu, bigatera ibibazo birimo kuribwa n'igifu no kwiyongera k'umusemburo w'igifu. Kunywa kofi idafunguye kandi bishobora kwangiza urukuta cyangwa se uruhu rw'imbere mu gifu. Ubwo rero ugomba kwirinda kunywa kofi ku gifu cyuzuye cyangwa mu gihe urwaye igifu. Ugahitamo kandi kofi ikozwe mu buryo bworoheje kandi itarimo aside nyinshi.
Icya kane ni uko ishobora guhindura imikorere y'ubwonko cyangwa se umuntu akagira addiction. Kunywa kofi nyinshi cyangwa kenshi bishobora gutera umuntu gushaka kafeyine buri gihe. Iyo kafeyine itabonetse rero umuntu ashobora kugira umunaniro ukabije, kuribwa n'umutwe cyangwa se kwiheba. Ibi ni ukubera ubwonko bwawe buba bwaramenyereye kafeyine buri gihe, ubwo rero bukayikenera kugira ngo bushobore gukomeza gukora neza. Ugomba rero kugerageza kugabanya kofi buhoro buhoro niba wumva uhangayikishwa no kuba utayibonye. Icya gatanu ni uko ishobora gutera ihungabana no guhangayika. Kunywa kofi nyinshi bishobora gutera umuntu kugira ihungabana, ubwoba budafite impamvu no kugira umutima utera cyane. Ibi bikunze kubaho cyane cyane ku bantu basanzwe bafite ibibazo by'ihungabana. Ugomba kugerageza kugabanya kofi cyangwa kuyinywa buhoro mu gihe wumva ibi bimenyetso. Kandi ugafata kofi yo mu rwego rwo hasi idafite kafeyine nyinshi. Icya gatandatu ni uko ishobora kugira ingaruka ku babyeyi batwite n'abana bato. Kafeyine ishobora kwambuka umubiri w'umubyeyi ikagera ku mwana uri mu nda, bigatera ibibazo birimo kuvuka atagejeje igihe cyangwa kuvuka afite ibiro bike. Ku bana bato bafite umubiri ugifite intege ziri hasi, ishobora gutuma bibagiraho ingaruka z'ubwonko n'umutima. Ubwo rero ababyeyi batwite bagomba kugabanya urugero rwa kofi cyangwa se bagafata kofi itarimo kafeyine. Abana bato bo kugira ngo itabagirira ingaruka mbi bagomba kugerageza kutayinywa. Icya karindwi ni uko ishobora gutera indwara y'amagufwa. Kafeyine ishobora kugabanya ubushobozi bw'umubiri bwo gutwara kalisiyumu mu magufwa, bikaba intandaro y'indwara y'amagufwa. Ibi bibaho cyane cyane ku bantu bakuze banywa kofi nyinshi. Ugomba rero kugerageza kunywa kofi iri mu rugero, ugafata n'ibiryo birimo kalisiyumu nyinshi mu mafunguro yawe nk'amafi n'amata. Nubwo kofi ifite akamaro gakomeye cyane, kuyinywa nabi cyangwa mu rugero rurenze bishobora kugira ingaruka mbi ku buzima. Ni ingenzi rero kwita ku rugero rw'ibikombe unywa ku munsi no kugisha inama muganga igihe ufite ubuzima bwihariye. Kugira ngo kofi igire akamaro gakomeye ku buzima bwawe, ni ngombwa kuyinywa mu buryo buboneye, wirinda ingaruka mbi zishobora guterwa no kuyinywa nabi. Reka tuganire ku nama zagufasha. Icya mbere ni ukunywa kofi mu rugero, ukanywa ibikombe bitarengeje 2 ku munsi. Kunywa kofi nyinshi bishobora gutera ibibazo by'ubuzima nk'uko twabiganiriye, nk'umuvuduko ukabije w'amaraso no kudasinzira neza. Niba ari utangiye kunywa kofi, ugomba gutangirira ku gikombe kimwe ku munsi kugira ngo umubiri wawe uyimenyere buhoro buhoro. Icya kabiri ni ukuyinywa mu masaha akwiye. Kunywa kofi mu gitondo cyangwa mbere ya saa sita bituma ikangura ubwonko bwawe mu gihe cy'amasaha menshi, bikagufasha gukora akazi kawe neza. Ugomba kwirinda ndetse no kuyinywa nijoro cyangwa mu masaha 6 mbere yo kuryama, kuko bishobora kubangamira ibitotsi byawe. Icya gatatu ni uko ugomba guhitamo kofi ikwiye. Ugomba guhitamo kofi idafite aside nyinshi, kuko abantu bafite igifu cyoroshye cyangwa bagira ibibazo by'indwara z'igifu bagomba kwirinda kofi irimo aside nyinshi. Ugahitamo ndetse na kofi itarimo kafeyine nyinshi. Icya kane ni ukwirinda isukari nyinshi n'amata menshi muri kofi yawe, kuko kofi irimo isukari nyinshi cyangwa amata menshi ishobora kugabanya akamaro kayo, ikaba intandaro yo kongera ibiro cyangwa ibyago byo kurwara diyabete y'ubwoko bwa 2. Kunywa kofi y'umwimerere cyangwa ifitemo isukari nkeya bishobora kugufasha kunogerwa nta ngaruka mbi biguteye. Murakoze kureba iyi video kugeza ku musozo wayo. Twese dukwiye kumenya ko kofi ari ikinyobwa gifite akamaro gakomeye ku buzima iyo inywewe mu rugero no mu buryo bukwiye. Ituma tugira imbaraga, ikaturinda indwara nyinshi, kandi ikadufasha no kugira umusaruro mwiza mu buzima bwa buri munsi. Ariko kandi birakwiye ko twitondera ingano y'iyo tunywa, kuko kuyinywa nabi bishobora kugira ingaruka mbi.
Niba hari ibibazo ufite cyangwa inyunganizi kuri iyi video cyangwa se ibindi bibazo by'ubuzima, watubwira muri comment, kandi ntiwibagirwe gukanda subscribe, like ndetse no gusangiza iyi video ku nshuti n'abavandimwe. Naho ubutaha.